n'amakuru aravuga hano mu Rwanda mu buryo bw'imyidagaduro nuko Fireman aravuga ati aho gusubira mu biyobyabwenge napfa. Fireman avuga ko ibiyobyabwenge byigeze kumubata nyuma y'amezi 3 agiye kwivuza no kuganira n'umuhanga mu buzima bwo mu mutwe. Fireman ahamya ko aho gusubira mu buzima bw'ibiyobyabwenge yahitamo gupfa akava ku isi. Ibi Fireman yabiganirije umunyamakuru wa Igihe ubwo yari akiva kwivuza ku kigo One Stop Center i Huye, aho yamaze amezi 3 yitabwaho n'umuhanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Uyu muraperi winjiye muri iki kigo ku bushake bwe ariwe wijyanye ku wa 17 Mutarama 2025, agisohotsemo ku wa 18 Werurwe 2025 ubwo yari yujuje amezi 3 ari kwitabwaho n'abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Fireman utajya ahisha ko yagizweho ingaruka n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge uyu munsi akaba ahanganye n'ingaruka zabyo, yavuze ko ashimira Imana uko ahagaze uyu munsi. Ati ubundi sinzi niba ari ibintu napfa kuvuga bitewe n'ukuntu natengushye abakunzi banjye, ndi kumva mbarimo ideni ryinshi, ndashaka gukora umuziki, ibindi byo sinshaka no kubivugaho, wenda uzamvugira gusa kimwe nakubwira ni uko aho gusura muri buriya buzima nahitamo gupfa burundu. Fireman ni umwe mu bahanzi badatinya guhamya ko yigeze kubatwa n'ibiyobyabwenge kugeza ubwo mu 2018 yajyanwaga ku kigo cy'ingororamuco Iwawa, ibye we yitaga kuvuka ubwa kabiri. Nubwo bari bamugoroye, Fireman ahamya ko yari atarasubira ku murongo neza, yakomeje kwivuza kugeza ubwo muri Mutarama uyu mwaka afashe icyemezo cyo kongera gusubira kwa muganga ngo yitabweho abe akira neza. Manshi Samuel Igihe.com